Let's go.
agomba korozwa nawe akiteza imbere kandi agakomeza kugira imibereho myiza nk'uko tubyifuza. Rero Josephine mu rwego mpagarariye rwa CNF y'umurenge wa Nyamata turakugabiye. murakoze kungabira. Rero iyi nka ntabwo nayitanze jyenyine nk'uko mubibona, nagira ngo sabe Forotini nk'uko twabipanze kugira ngo uyu munsi tuwugereho kandi tuzishimane n'abo tugiye kugabira n'abaturage muri rusange. Murakoze kumpa umwanya. Uyu munsi ni mwiza cyane, ni ubudasa. Mubyeyi rero ngiyi inka ngiye korora nibyo, ariko muzane inkuyu. Mu kanya baraza kutubwira amazina y'inka, hanyuma mubyeyi rwose ko ndebitinya niyo mu kiraro oya biragaragara. Iyi uzayorozwa urayorojwe, ariko kandi uzayifate neza nawe ubutaha umwaka nk'uyu uzashobore koroza abandi, uzashobore kuremera abandi batishoboye mu gihe cy'umwaka cyangwa ukurikiyeho, bitewe n'uko wayifashe. Veterineri azakuba hafi w'umurenge, hanyuma rwose niwumva hari ikibazo kibaye uzamwiyambaza. Murakoze cyane. Ijambo niyo mpamvu nta kintu na kimwe nakubwira kugira ngo utinye gukora. Mbere yo kubabwira amazina yazo rero nagira ngo mbaganirizeho gatoya. Nkuko nabibabwiye ngo nitwera Diane Ngawisonga, iryo ni izina ry'ababyeyi, ariko izina ry'umugisha nitwa Mama Bianca, ndi umubyeyi ushima Imana kandi uvuga itari hamwe kandi uri umukobwa uri hano, uri umubyeyi uri hano, nta kintu na kimwe utemerewe gukora. Umubyeyi Paul Kagame yarabirebye, arabyitegereza, aravuga ngo namwe umugore nimugire ijambo kandi mutinyuke. Niyo mpamvu bamwe nkunda kubikora mu bukwe bakavuga ngo nta mukobwa uvuga inka. Oya, arazivuga kuko Paul yarabirebye aravuga ngo namwe nimubikore. Niyo wakurira inzu, niyo wakora igipapuro kikwinjirira kandi ukagikora ugikunda cyane cyane ko inka arizo zitwonsa kandi zikadukuza. Rero mbere ya byose narabikoze, bamwe banca intege bavuga ngo ntago ari byo, banseka bagira ute. Ariko mubyeyi uri hano, icyo ubona umwana wawe cyamugirira umumaro uzamureka atinyuka agikora. Ariko cyane cyane ndabwira umwari n'umutegarugori uri hano, kuko nabikoze ntangira umwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, ariko maze kugira inka zanjye uko ari 3 zanjye ku giti cyanjye, nanjye ndi umugore witeje imbere. Ndangiza amashuri narangije mfite miliyoni yanjye ku mufuka, mu bibina byose nabijyagamo, ari amafaranga nkuye mu kuvuga inka. Rero niyo mpamvu nkubwira wowe mugore uraha,
niwumva ubishoboye ubishaka uzatinyuka ubikore kuko ni ibintu byiza. Icyo ari cyo cyose ntihazagire umuhungu cyangwa umugabo ugusuzugura, nawe urashoboye kandi nutinyuka abikora bazaguha umwanya bavuga ati uriya mugore arakubaha. Munkundire mbabwire amazina yazo ntabatindiye kandi ndizera uwizihirwa aze dufatanye dutarake baze ducinye akadiho. Ni kana karagiye imanzi mu mpinga y'amanza wigira hirengeye ubwirira kana mugarurana kandi garukiye uteje uzajya imbere ya rwego ejo bundi zizashora shoza umutesi uteye imbabazi niya kananga muri zaboro niya mutari tuyinyaga rubango tuyishyire rubangurira zadutimbanyiriza agashura mu mihanda ya Bitare na Musuma naho burya ntawe iragara ryabujije gutunga kere kuba ryasanze ari umwugariza akaba ruti rujyamo indende naraye nsanze imanzi zicuza akabunda mu rya ruta tambuka neza bigira uko umwungera agize nyirinka agashira agahinda impungu ikimuka mu gisabo imbeho igashira ku myugariro mwiza we wabinama na ngenda bica amagana kagira inka y'amakuru rubibi we rubereye ibirori ninayiragiye bibero by'imbumbe yarirenga rwanamiza yo mu mana ko yariyamaniye urase nkuba we igisore ni rugumba ikibindi ni ruhama naho noneho cyanya guhangurwa n'amamera umugore nyiraromba rya nkubana yabwiye umugabo wiwe nigama kandi yabihana muze musegura inkoko zanage buke mu gitondo wiyumvira ibinyamahembe maze nanazihamagara ubundi nshuti dore hakeye niyo urije impamvu arakomereta ni ikirenga mu nyarubuga ni ikirangiro cy'inyambo n'urwisata rwa muri yapfuye impeta imiragoma n'abashi barindiye ko nkiko bagitegereje nkubiri yumva urwamuravuga ndetse n'ibirisanzu bageza no gukerera ini rukatazi kanika imbibi rwambirindi ya seruhimbana ntawireba ngo w'ingingo ngo yabuze aho yajorwa bayihaye umwanzi iramwirenza bayiha umwana iramwirerera nibayihaye irabirabagirana bayigira indombare ntiyaje rwagera se kandi yose iritaye ikanazi barayikunda